rero byari bimbabaje ndetse byanambabaje kumva abantu barimo kubicira inkeri kandi ari urukonda. Afata umuntu urwaye urimo amaserumu angana kuriya, urimo kubura umwuka hafi gushyirwaho bomboni, ngo nta ngo ngewe ngo uri gukoza ikiganiro ngo urimo guseka ngo umenya ninjye wamuroze koko, ninjye watumye ururimi rugobwa, ntago nje kubatuka, oya ntago aricyo kiba kinzanye, nta nubwo nje kubatera umushiha, ntawongira. Ni impamvu mwabonye wenda mu kiganiro cyashize ntari narakaye cyane, nuko ubundi ngewe nta mushiha ngira, nta no kurakazwa n'ubusa buriya ngewe njya ngira cyokoza iyo ikintu cyambayeho kugira ngo ndakare cyane ndarakara. Ariko inkuru nari nje kubabwira pasiteri, si uko ari ukurakara, si uko ari ukuyivuga ndakaye kugira ngo muyumve, numvaga no kuyivuga ntarakaye mwayumva, kuko ushobora no kuvuga ikintu urakaye ariko n'abantu ntibacyumve, sibyo byemeza ko ari ukuri. Kuvuga ikintu ubabaye wakambije gahanga wakanuye amaso, ntabwo bivuze ko icyo kintu ari cyo cy'ukuri. Muzongera kumva basuhuza ndabyizeye. Uzi yatangiye ngo mfite inkuru, agatangira ngo mfite amakuru, buriya uzajya umenya akaba yafite, kuko ni namwe muduha amakuru, reka nimwe muya breakinga mbere mukagenda mwandika inbox, abamwe baranamutuma bati genda utubreakingiriye inkuru, ariko yaye breaking ugasanga ari bamwe batarimo kandi ari bayimutumye. Nimo mutuma akanga kubatumikira, bizagenda bite? Ngarutse mu kiganiro ariko mbabaye cyane, ntago nari nzi ko abantu mushobora gucira ibintu inkeri kandi ari urukonda. Mbabajwe n'inkuru y'akababaro y'ukuntu pasiteri Byishimo Sibomana arwaye ndetse byo gupfa, ariko nkabona abantu muri komenti barimo kwandika komenti ngo urimo guseka, ngo ushobora kuba ari weho ngo wamuroze. Ariko bantu abanyarwanda, abakozi b'Imana, bakiranutse, ntabwo ibi binari byo. Kubona koze inkuru nkashyiramo kumwenyura ko kamwenyu, nuko numvaga ko kurakarira abantu kandi ari abakunzi bawe ibyo bintu batari byo, nuko numvaga ko kurakarira abantu urimo kuganiriza kuri kamera atari byo. Ariko byatumye bintusha ku mutima, kuko ndarakara koko, kuko narakaye. Pasiteri Byishimo ararwaye cyane byo gupfa, ararwaye byandi byo gupfa, ateyemo amaserumu umubare, amaserumu menshi, abaganga bamuriho buri segonda ngo barebe ko akuka katabura katahera. Ariko muri comment ukabona umuntu arimo kuza avuga ngo uri guseka, ngo ushaka kuba ari wamuroza koko. Pasiteri ukuntu byagenze, yatangiye ururimi rugobwa atabasha kuvuga, ariko mbere yaho yatangiye kwiyumvamo nk'umuntu utameze neza, tugomeza kumuforosa mu gukora breaking inkuru. Muzika ajya breaking inkuru akaza akayibreakinga akayinonosora koko, inkuru akagenda akayibreaking akayinonosora, inkuru ukayumva mu matwi ukumva iyo niyo nkuru kabisa. Rero abantu bamuzi nk'umuntu uzana inkuru ku mihanda nk'aho ari we wazihimbye, nyamara siko bimeze. We azana inkuru abandi bazanye, ariko uburyo ayinonosora n'uburyo ayivugamo n'impano yifitemo yo kunonosora ikintu, weho ugahita ucyumva mu matwi yawe nk'aho ari gishyashya. Rero si uko asesengura inkuru ari buzizanye, ahubwo asesengura inkuru ndetse zamaze no kugera ku mihanda. Buriya rero abantu benshi bamuziho ko ari nk'umuntu nguzana inkuru ku muhanda, ngo akaba ari wowe uyizanye, kandi tuba twayikuye ahandi hantu, ahubwo bakayisesengura. Noneho kubera yisesengura neza, ukarushaho kuyumva mu matwi yawe. Wowe wateye comment nk'izi, Imana kubabarire, ntago byari bikwiye.
kuko turi abanyarwanda. Umuntu niba agize ibyago ariko nanone ibyago atikururiye, kuko buriya Sibomana aburekinga inkuru zaje ku mihanda, ariko abantu bazanye noneho wowe kubera ukuntu azinonosora akazinjiramo agashyiramo ukuri kwishi, bigatuma abantu bagira ngo izo nkuru yazihimbye, kuko ashyiramo ukuri kwinshi abandi batashyizemo, ndetse akanavuga ashize amanga abandi batajya babasha. Burarega ikibazo si ukuvuga, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ushize amanga. We ashira amanga rero akavuga ibintu nk'inkuru zo muri ADPR ajya asesengura, abantu bazimukundiraho cyane, uko ubundi niwe waje azisesengura na Life Radio zitaraza, agasesengura inkuru akayivuga yo muri ADPR, akayivimuzi agashyiramo kuri kose, akayivuga ukumva inkuru irimo kwahuranya, gukubita mu matwi banguranya, ukayumva ari umuriro. Icyo rero nicyo abantu bamuziho. None yagize ibyago ari mu bitaro ararwaye, nabonye n'ababyeyi barimo kuza muri komite kuvuga ngo urimo kubeshya, ngo ntago ngo byishimo ngo arwaye. Koko wowe umamagare, wowe urimo kubivuga muri komite, umamagare uze nkurangire iwanjye, tugende tugere ku bitaro aho Byishimo pasiteri arwariye, urebe ibitaro arimo, urebe n'abaganga barimo kumukurikirana, nubwo ari ukutere komantere. Ntabwo turajya mu bintu byinshi, hashobora gushira iminsi itari mikeya wenda atarimo kuburekinga inkuru kuri Byishimo official no kuri Gano Daily official no ku zindi platform zindi zose dukoreraho, ugasanga ntarimo kuburekinga inkuru. Inkuru zirahari ku mihanda, inkuru zirahari ku mihanda zabaye akayabo, ariko mbabajwe nuko nabuze uziburekinga neza. Harimo kuziburekinga ibice, bakaziburekinga ntibazinjiremo neza, uwamumeraho nk'umwuka akamumeraho nk'imbaraga nkeya. Kuko ngewe ubu ndashaka gusaba dogiteri kugira ngo wenda agagure mu kanwa, ndashaka ejo kuzamuhamagara nkakora ikiganiro nge nkamuhamagara ngasaba dogiteri akamumaho nk'iminota 5 nibura, mukumva ukuntu nubura nibwa n'uyu atavuga cyane ariko agahita burekingaho nk'inkuru imwe. Ibyo rero nabivuga mukavuga ngo ntago mbeshya, wewe urimo kugira ikibazo ngo pasiteri ngo uzaze tugende mujyane. Impamvu mba nanze kubitangaza ahangaha, reka da, ntabwo umuntu agitangaza ibintu byose hano, kuko ushobora kuvuga aho arwariye ugasanga hari abagutanzeyo ariko bashaka kugira nabi, batajyanwe n'inkuru nziza. Ni muri ubwo buryo, niyo mpamvu kuba ari nanjye naje kuburekinga ko arwaye, nagira ngo abakunzi be bamufatire iby'iburyo, bamusengere, nibaza gupfukama barimo kuzamura isengesho bibuke pasiteri Byishimo. Abamama yasengeye kera mu mwongere namwe mu mugurize, ngo ku isi ni ukugurizanya, kandi ibintu bizagenda neza. Nubwo atagaruka vuba, ntago mvuze ngo ashobora kutagarwaya, Imana idufashe ahubwo agaruke vuba, nicyo nshaka. Naho kurwaraho ararembye cyane, pasiteri ararembye cyane. Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp akaba yagusubiza, ndetse nanakubwira aho ari. Ariko ararembye, ndetse ari mu bitaro, ari ku gitanda cy'uburwayi, ari ku babyita igisasiro cy'uburwayi, ari kuri za serumu nyinshi zitari imwe. Dore bamutambitse ikintu aha mu kanwa, ntabwo nakasama ngo mu akanwa kanjye ngo muharebe, ariko bamutambitsemo ikintu, tubicira inkeri kandi ari urukunda, biza gake gake, amazi yuzura mu kanwa aba menshi. Dutangira tugira ngo ni ibintu byoroshye, ariko tukamuforosa ngo nakore nta breaking, tumugeza kwa muganga tuzi ngo
ngo biroroshye, abaganga baratubwira ati kuki mwamutindanye, bahita mukubita transfer, ubu ari mu bitaro bikuru, ubu ari kuri za amaserumu menshi, bamuteraguye inshinge, bamupfumaguye. Imbese ibintu nyine birakomeye, harasaba isengesho, ni mu musengere, ni mu mugurize, kandi munamusuye ntacyo byaba bitwaye. Wamamagara kuri nimero 0780 ushaka kumusura, tukagenda tukajya kumusura. Ngiye n'ubundi mba mpari, ariko nyine wambwira tukamugeraho, noneho ukazaba uwo kubara inkuru nawe wiboneye. Ariko ntago nkeka ko ngiye naza kubeshya ahangaha, ntazanwa n'ibindi, ariko ntago nazanwa ku breakinga ko pasiteri yirwaje cyangwa se ngatarwaye. Yaba atarwaye nyine nkaza ku breakinga ngo karwaye, bimarira iki se? Mubyeyi uri kundeba, mupapa uri kundeba, bimarira iki ko nje kubeshya ko pasiteri arwaye? Ibyo se byamumarira iki we? Kubeshyera umuntu w'umugabo ukarwaye atarwaye, uri umuntu w'umugabo nawe ari umuntu w'umugabo, ubwo se byo byamara iki? ngo ntago wabyemera, kereka hari wenda ubonye umurambo, ariko ntago ari byo. Kuko n'abandi bandi barwaye nabo turabasengera, tubasengere. Hari abarwariye CHK tutazi, hari abarwariye Kibagabaga tutazi, hari abarwariye mu bitaro by'Iruri, hari abarwariye mu bitaro by'Ibyumba, hari abarwariye mu bitaro bya Rwamagana, hari abari Faisal, hari abari mu centre de santé, hari abarwariye mu rugo batarajya mu bitaro, hari abari CHK. Abo bose tubasengere. Ntago ari ibyishimo gusa pasiteri ndimo kuvuga wenyine ngo tumusengere. Nuza gupfuka musenga, iryo sengesho rizamure, kuko nanjye ndi burizamure. N'abarwariye za Kibogora, abarwariye za Kabgayi, ni benshi, abarwayi ni benshi, uze kuzamura isengesho, ariko ushyiremo izina rya byishimo pasiteri. Nabonye n'abantu muri komenti barimo kumuha komenti nziza, Imana ibaho umugisha, kuko nabonye hari n'abarimo kuvuga ati hari n'abamukunda, bakavuga ngo turamukunda, nubwo tutabivuga tumukunda mu ibanga, kuko aduha inkuru, atuburekingira inkuru. Yego, kuko turi no kuzikusanya, nubwo ashobora kuza zarabaye expired, ashobora kuzaza inkuru zarabaye expired, simbona ukuntu tuzibreakinga, ariko naza zitarabaye expired tuzazibreakinga, kandi ndabizi ko muzazumva. Ngewe ku bwanjye ndi gusenga ubu tuvugana, ngo nejo numve dogiteri arambwira ati ndamuguhaye, urebe inkuru mu breakingisha. Muri kuvuga ngo ndimo kuvuga ngo mwanyishyiramo ngo kumwenyura, ubu nze mbi ntara ahangaha kuri kamera, nibwo muri bwemera ibyo mvuga kari ukuri, mbi ntare nkanura amaso ibintu bikomere, ngo oya nanone umutima ntawo ufite. Ariko nyine ibyo mvuga nk'umuntu w'umugabo nuko pasiteri arwaye, kandi arwaye indwara atiteye, indwara yaje nk'iyagatera, indwara yaje ariyo kumuhitana, indwara yaje ari simusiga, indwara yaje ariyo kumugira ikiragi, indwara yaje ariyo kumuhurika neza, indwara yaje ariyo kumukuraho ngo atavuga ibyo avuga, ataburekinga inkuru ngo yahuranye ashyiremo ukuri kwahuranyije. Iyo ndwara yaje ari nk'iyagatera. Hari n'abagiye muri komenti bavuga ngo umuganga Innocent yirwa avuga ngo amuvure, n'ubundi niyo gahunda mu bitaro. Yaba bari bamuduhaye bavuga ati wenda ngo byanze, bakavuga mu bitaro ati byanze, ngaho mu mutware, gahunda ni kwa Innocent, kuko n'ubundi ntago twamwiba ibitaro ngo tumujyane, kuko twabanje kujya ku bitaro tuzi ko ari indwara ari ibintu bisanzwe. Ariko musenga Imana, natwe dusenga Imana, tumusengere. Sina ngombwa no kujya kwa Innocent, ushobora no gusenga umuntu agakira gato utagiye kwa Innocent. Rega na Innocent nawe akora nk'ibyo abaganga bakora, kuko Innocent si umupfumu, nyine nawe ni umuganga wabihuguriwe, wabyigiye, ukoresha imiti ya kinyarwanda, ibibabi bisanzwe, hapfumura.
rero nawe ashobora no kunanirwa, ashobora no kumuha iyo miti wenda tuvuge n'urugero ikananirwa, ariko iyo ndwara iyo inosa yakugezeho mu baganga ba kizungu bananiwe ntabwo wapfa kumunanira. Ubwo iyo umunaniye nyine arakaraba, aragukaraba nyine akavuga ati birananiye, none se yihambe akwihambe wabona bitazakunda. Ariko nyine nitumara kumuvana mu bitaro batusezereye kandi umuntu adakize, gahunda ni inosa, niyo gahunda nta yindi. Inosa akamukoraho rikaka itakwaka, tukagumya tugasenga Imana ikamukoraho rikaka, ikanyuza muri inosa akamukoraho rikaka. Kuko n'Imana atanyuze muri inosa reka ngo kuvurukire ntago wakira mubyeyi ngurikiye, gusa yamunyuzamo akaguha umuti ukaba wagukiza. Niko biba bimeze, nta bindi byo guca ku ruhande. Imana ibaho umugisha. Ngewe nitwa Emi. Rero impamvu nitwa Emi akaba ari nanjye uri kuri kamera za Byishimo Official ndimo kubabwira ukuntu indwara ya pasiteri imeze, turakorana. Rero ntabwo naje kwishyashyariza no kuvuga ibintu bitariho, oya, ndi umuntu w'umugabo, ahubwo naje kuvuga uburwayi. Naje nje kubamenyesha ko inkuru mushobora kutazibona muri ino minsi, ariko n'inkuru murimo kugenda mubona nizo twakoze mbere, tuba tutaragiye dushyiraho, tukazigenda tuzishyiraho nyuma. Mwe mukagira ngo umuntu arahara arimo gukora, ariko arizo twakoze mbere tukazirunda. Rero mba naje kubabwira, mba nje kubatabaza, kuko abakunzi be, kuko afite abakunzi, nta muntu wangwa n'abantu bose, ntibibaho ngo hagiye ngo baravuga ngo umurozi ntiyabuze ubukarabya, nibyo ra ariko simvuze ko ari umurozi, oya, nyine nta muntu wangwa na bose, nicyo bishatse ubundi burakuvugwa. Ariko turizera twebwe ko mudukunda, ntago mutwanga. Uko mutwanga se mwatureba, kandi nanone uko mutureba mukadukunda, mukaduha imitima, mukatubwira amagambo meza, aduha kuraje, tukagumya tugakora. Kandi nta nubwo tugomba kwangana nk'abana b'Imana, nta nubwo tugomba kwangana nk'abavandimwe, tugomba gukundana, kuko twe namwe nta n'ikintu dupfa. Muri so twapfa iki bavande? Mumbwire wenda ngo twapfa iki? Oya, ntacyo. Niba tukuburekingiye inkuru tukayiguha, tukayiburekinga neza, tukayiguha irimo guhinguranya, inyura mu gutwi kumwe ukayumvira no mu kundi ukumva ukayuza, ukumva inkuru iraburekinze neza, uzajya uyiburekinga koko, uyumva uyuze, uvuga ati murayiburekinze kabisa. Ubundi ujye kuri like, utereho like, ujye kuri subscribe, utereho subscribe, ujye no muri comment uvuga ati iyo nkuru urayiburekinze rwose. Kuko hari n'abandi baziburekinga ariko ugasanga baraziburekinga nabi, ugasanga barazibaho ibice, barazibaha hari ibyo badashyiramo wenda byabaye. Twe turayiburekinga 100% ikaza yuzuye iri furu. Hari inkuru ziri muri ADPR zirimo niyo mu nkuru nziza ko barimo gusenya insengero, ariko ntamubuza, ararwaye, ntamubuza baba yabise breaking inkuru nziza ya Rokete. Imana ibaho umugisha. Mwakoze subscribe kuri Gano Daily Official na Byishimo Official, mugakora subscribe ku zindi channel zindi ajya atanga ibiganiro, aho wamubona nyine yatanze ibiganiro hose, mugakora subscribe no ku bandi mukunda, mugenda mukurikira. Imana ibaho umugisha, ibintu bizagenda neza, muzabona agarutse, muzongera kubona avuga, ndabyizeye, muzongera kumva arimo kuburekinga inkuru, ndabyizeye. Dufite abantu benshi rwose bamutuma, bakavuga ati duburekingire iyi nkuru, akaza akayiburekinga. Imana ibaho umugisha, naho butaha.